Iyi nzu iri mu mujyi wa Gisenyi, uri kubona ko iri iruhande rwa moteri. Ni hafi neza na Sky cyangwa ruguru y'umusigiti. Ni ahantu heza, hafite parikingi space ihagije ku buryo ifite n'uburyo bwo kwagura parikingi, ikagira amanekise ku ruhande, ikagira umwanya inyuma, ikagira umwanya wo kwagura ku buryo wakora igikari wifuza gukora nk'uko ureba muri video. Dore iyo ni force, aho uwo mugabo ahagaze urabona ni wa mwanya ushobora gushyiramo inzu y'ibyumba bibiri. Ni ahantu heza, inzu ifite ibyumba 4 na salo, salle à manger, salle de bain 3, ikagira igikoni. Mbese ni ahantu heza ku buryo nawe wahita ukomeza gahunda yawe yo kubamo. Gusa ikibura ni amasuku ndetse n'amasuku yo hanze, kuko muri make ntabwo ikoreshwa, ifatwa nka depo muri iki gihe turimo. Uyikeneye ni miliyoni 75 z'amanyarwanda. Duhamagare tukikugezeho.